Yes, ikaze kuri Peak Waramutse TV n'amakuru akomeje kugenda avugira mu Rwanda nyuma yo mu by'ukuri irushanwa ry'amagare rigiye kuba ryatangira, ariko ndagira ngo mu by'ukuri murabona ukuntu nyine abakinnyi barimo kwitoza. Gusa mu by'ukuri mu myitozo haberemo impanuka ikomeye cyane, ngira ngo tuze no kuba twaganiraho mu gihe kandi mu by'ukuri ubona ko Perezida Paul Kagame na Madamu Jeannette Kagame bamaze kuba mu by'ukuri bahagera kugira ngo barebe ese irushanwa rizaba rimeze gute. Urabona ko mu by'ukuri abari kuba mu by'ukuri bakitabira irushanwa ry'imyitozo bakomeje kugenda ababa benshi cyane. Gusa mu gihugu cya Kongo mu by'ukuri hari kuvuga ko Kongo yamaze kuba yahagarika abakinnyi bakina irushanwa ry'amagare ko mu by'ukuri batazaza muri irushanwa ry'amagare. Bivuze ko mu by'ukuri ku itariki 21 z'ukwezi kwa 9 2025 bikazaba mu by'ukuri ari ibirori bidasanzwe mu Rwanda. Ndavuga ko mu by'ukuri abaturage bose mu Rwanda bazaba bahari. Ni ku munsi w'ejo mu by'ukuri bizaba, kubera ko mu Rwanda hamaze kuba hagezwa abakinnyi bazakina. Kugeza kuri aka kanya urabona ko ari ibintu byiza cyane. Bwana Antoine Felix Tshisekedi Tshilombe akaba yamaze ko mu by'ukuri yahagarika abakinnyi b'amagare mu gihugu cya Kongo, ntabwo bazigera bagaragara by'umwihariko mu gihugu cy'u Rwanda kuba mu by'ukuri bajya mu irushanwa ry'amagare ry'isi, by'umwihariko ku mpuzamahanga muri Afurika rikazaba ari irushanwa mu by'ukuri rizabera ku gihugu cy'u Rwanda. Urabona ko mu by'ukuri ari ibintu byiza cyane. Abarundi ndetse n'abakongomani n'abandi batandukanye ntabwo mu by'ukuri byabuje kuba bazanaza ko mu by'ukuri Bwana Antoine Felix Tshilombe yamaze kuba yahagarika bamwe muri abo, ariko mu by'ukuri Zambia, Zambike n'ibindi bihugu bitandukanye mu bahedwa byamaze kuba byagira mu Rwanda. By'umwihariko nshuti mukundwa, reka nizere ko uri kureba video yawe ukabona warangije gukanda subscribe, nimba utarakanda subscribe akakanya kugiye kugira ngo ukande subscribe, ukareba kanda kuri nzijya notification kugira ngo ntuzajye ucikwa inkuru n'ibigano by'ubwenge dukomeza kugenda tukugezaho gatanu kandi bisanzwe. Aha ni kuri Peak Waramutse TV, nge nitwa Ntirenganyasha, ukomeje kugenda ukugezaho aya makuru akomeje kugenda abaryohera cyane. Mu by'ukuri turabibona aho muri hose mu Rwanda ndetse n'abari mu turere dutandukanye tw'u Rwanda, haba no hanze yarwo, Uburundi, Canada ndetse na United States. Mukomeje kugira mu by'ukuri mubona ko u Rwanda rwakomeje kugenda rutegura cyangwa se mu by'ukuri rwitegura irushanwa ry'amagare ry'isi rigiye kuba ryabera mu Rwanda. Gusa habaye impanuka ikomeye cyane mu myitozo ya nyuma mu by'ukuri ubwo basozaga, ubwo kandi abakinnyi 15 bamanukaga mu misozi mu by'ukuri miremire, ndagira ngo murabibona kuri screen zanyu, barimo mu by'ukuri bitoza. Nibwo kandi hari hicaye abanyeshuri mu mujyi wa Kigali, nk'uko nakomeje kugenda bitangaza. Hasohotse itangazo rya NSA rivuga ko mu by'ukuri abanyeshuri bo mu mujyi wa Kigali by'umwihariko baturanye n'inkengero zaho irushanwa ry'amagare rizabera ku isi, ubona ko nyine mu by'ukuri bataziga. Gusa abanyeshuri bari basohotse baje kureba ese irushanwa rimeze gute, ubwo kandi mu by'ukuri abakinnyi nabo bitozaga ubonaga mu by'ukuri ukuntu bamanukaga mu by'ukuri biyemera cyane, ndetse kandi ntabwo bavuga ko ari ukwiyemera, bari bafite akanyamuneza n'ibyishimo muri bo byo kuvuga uti tugiye kuba mu by'ukuri twakitabira irushanwa mpuzamahanga ry'isi. Abarushanwa by'umwihariko n'abandi bakaba mu by'ukuri bahageze. Kugeza kuri aka kanya urabona ko ku mpande z'amakipe yombi azaba ari guhangana yamaze kuba yahagira. Harimo rero mu by'ukuri ibihugu bitandukanye by'isi yose, kubera ko mu by'ukuri irushanwa ry'isi ry'amagare rigiye kubera ku mugabane wa Afurika ku nshuro ya mbere, ariko mu by'ukuri rikazabera ku gihugu cy'u Rwanda. Murumva ko nyine mu by'ukuri ari ibintu bikomeye cyane bikomeje kugenda binavugwa mu Rwanda, aho kandi mu by'ukuri ndi kubona kuri social media za bamwe mu bakomeye cyane mu Rwanda, haba ikinyamakuru Igihe ndetse nibwo no kuri page zabo ikinyamakuru.com byakomeje kugenda byandika inkuru zitandukanye, ndetse ubwo bagaragaza muri title cyangwa se mu nyandiko zabo bakomeje kugenda bandika. Urabona ko mu by'ukuri u Rwanda rwakomeje kugenda rugaragara ko ruri gukora ibikorwa remezo byinshi cyane. Ndavuga ko mu by'ukuri hari like Kigali cyangwa se ikivu kigiye kubakwa muri Kigali, ibikoresho byamaze kuba byahagezwa. Ubwo kandi mu by'ukuri ikibuga cy'indege mu Bugesera ndagira ngo mu by'ukuri cyo mwarakibonye, ariko nanone mu by'ukuri bikomeje kugenda bivugwa ko n'umuhanda wa Garamoja uri bugufi. U Rwanda rero mu by'ukuri murumva ko ari igihugu gikomeje kugenda kigaragara mu gukataza mu iterambere muri Afurika, ndetse kandi isi yose ikaba yahisemo ko irushanwa ry'amagare rizabera mu gihugu cy'u Rwanda. Urabona ko mu by'ukuri abatandukanye bamaze kuba bahagera. Ndabona ko mu by'ukuri ibihugu bitandukanye haba Canada, Mozambique ndetse n'ibindi bihugu nka Togo, Zambia byamaze ko mu by'ukuri byahageza bimwe mu bikoresho bizifashishwa mu irushanwa ry'amagare, aho kandi mu by'ukuri ubona ko polisi y'u Rwanda yo yamaze kuba yakitegura by'umwihariko abazarushanwa n'abarushanya by'umwihariko mu irushanwa ry'amagare rizabera mu gihugu cy'u Rwanda. No mu by'ukuri abakinnyi bitozaga by'umwihariko abazabasha kuba barushanwa ku rwego mpuzamahanga rw'isi bakomeje kugenda bagaragaza imbogamizi z'uko mu by'ukuri bamwe muri bo bamaze kuba bakomereka. Kugeza kuri aka kanya umwe akaba yakomeretse bikabije cyane, kugeza n'ubwo yahise akurwa mu irushanwa ry'amagare. Urumva ko nyine mu by'ukuri abandi bagera kuri 4 baracyari mu bitaro kugira ngo bitabweho neza, ariko nyuma y'iminsi 3 ishize mu by'ukuri bakoze impanuka. Urabona ko batanago bakomeretse cyane, kugeza n'ubwo mu by'ukuri bava mu irushanwa ry'amagare, uretse umwe gusa mu by'ukuri bita Safari ugiye kuva muri irushanwa. Ndagira mu by'ukuri mwakomeje kugenda mwumva uwavuye Mozambique n'igare aje kureba mu by'ukuri ngo irushanwa ry'amagare. Sinzi ubwo nimba atari inkuru z'ibikabya nkuru nakomeje kugenda mbona, gusa mugenzi wanjye Ben Andre akomeje kugenda binyereka. Gusa nanjye ndavuga uti reka mbibagezeho nimba utari kubeshya Abanyarwanda, ariko ndakeka mu by'ukuri ubwo byaba ari byo, kuko ntabwo aba ari igare risanzwe nk'uko bibitekereza. Hari amagare mu by'ukuri aba ari mu biriya bihugu
abarusha n'imodoka kuba yagenda n'amagare mu by'ukuri ashobora no guheka imizigo. Ubwo reka mbyemere Mr Benandira akomeje kugenda mbatiriza kubibwira abanyarwanda, ariko ubwo ngo mu by'ukuri umwe mu bazarushanwa yabasha kuba mu by'ukuri yava Mozambique ngo ari kugenda ngo ni gare rero bita ngo bitogotogo. Ubwo rero sinzi ngo bagenzi banje n'abandi muraza ko mu by'ukuri mwanzebera kugira ngo turebe niba tutababeshya cyangwa se tutahatwitse. Gusa mu by'ukuri abandi bagera kuri 4 bari mu bitaro, yego bari kwitabwaho byimazeyo, ariko kugeza kuri aka kanya haragaragazwa umwe gusa mu by'ukuri wamaze ko warukurwa mu ishanwa ry'amagare. Ndetse kandi urabona ko na nyakubahwa Perezida Paul Kagame yahageze n'amadamu ndetse n'umwuzukuru wabo, nimba ari umwana wabo. Ubwo ngubwo rero turaza kwa twabibaza neza. Gusa kuri aka kanya mu by'ukuri urabona ko bamaze kuba bahagera n'abanyeshuri, urabona ko mu by'ukuri bakikije impande zaho imyitozo iri kubera ya nyuma yirangiza. Ndagira ngo ku munsi w'ejo mu by'ukuri ndi kwipamba n'abasezeranyije ko nzaba ndi ahari kubera amarushanwa y'amagare, ariko bitewe n'uko nyine mu by'ukuri igihe burya kiba kigoranye cyangwa se mu by'ukuri n'umwanya umuntu aba afite babitoroshye cyane. Ariko rero nubwo ntazaba nkari kuri iyi Peak Waramutse TV, muzamuri kumwe n'abandi banyamakuru batandukanye bazaba gukomeza kugenda bangezaho update ziri kubera aho amagara ari kubera, kugira ngo mu by'ukuri zakomeze kugenda mbibagezaho. Bivuze ko mu by'ukuri n'abandi dukorana ku binyamakuru bitandukanye bazaba hari kugira ngo babashe kuba mu by'ukuri babagezaho irushanwa ry'amagare. Ku munsi w'ejo mu by'ukuri namaze kuba nabariyo cyangwa se ready ndi kubika imyuka nzabagezaho, ngo kandi mu by'ukuri abagenzi bangiye bazaba bari mwe mu bazaba ko bikomeza kugenda babagezaho aho iri gare rizaba hari kubera. Ni gare mu by'ukuri ubona ko cyane, ni gare ubona ko bamwe bamaze kwitegura, abandi mu by'ukuri bamaze kuba babasha kuba bahageza ibikoresho bikomeye cyane kuba mu by'ukuri bazabasha kuba babagezaho amarushanwa y'amagare. Kugeza kuri aka kanya urabona ko ari ibintu byiza cyane bikomeje kugera mu by'ukuri bigaragara. Urabona ko abanyarwanda benshi cyane mu by'ukuri bishimiye irushanwa ry'amagare, ndetse kandi urabona ko n'ibihugu bikikije u Rwanda byatangiye kuba mu by'ukuri byafuha bike. Ndavuga ko abake b'u Rwanda cyangwa se ibindi bihugu bitavugwa rimwe n'u Rwanda, ubona ko mu by'ukuri byamaze kuba byarakara cyane kubona ko u Rwanda rwamaze ko mu by'ukuri rwagaragaza neza ko abakongomani cyangwa se mu by'ukuri bwana Antoine Felix Kijumbe yamaze gutangaza ko abakinnyi bakina amagare muri Kongo batazigera ngo baza muri shampiyona y'u Rwanda. Urabona ko mu by'ukuri ari ibintu bikomeye cyane ko mu by'ukuri wabona ko umuyobozi nk'uyu cyangwa se ufite knowledge yo gutekereza agahagarika abakinnyi. Ni ikintu ubona ko kuri aka kanya gikomeje kugera mu by'ukuri kibangamira benshi cyane. Benshi bari kwibaza ese mu by'ukuri u Rwanda na Kongo amakimbirane akomeje kugenda havugwa, nibyo byatuma abandi bantu bahagirwamo ingaruka cyangwa se mu by'ukuri bataza kureba imyidagaduro izabera mu Rwanda. Gusa abakongomani bo bamunaniye, bavuze ko mu by'ukuri bagomba kuza kureba u Rwanda cyangwa se kuza kureba shampiyona y'isi iri kubera mu Rwanda. Ndavuga ko mu by'ukuri u Rwanda urabona ko ruri curious cyangwa se mu by'ukuri ni igihugu kiri gusa neza cyane. Ndavuga ko cyatangiye kuba cyageranwa n'ibihugu bikomeye cyane by'u Burayi. Urabona ko rero u Rwanda nubwo mukomeje kugenda mubona yego turi gukosorwa, ariko mu by'ukuri mu myaka nk'icumi iri imbere urabona ko u Rwanda ruzaba ari rumwe mu bihugu biri gukomparinga ku isi bifite umutekano ndetse n'iterambere rigaragazwa by'umwihariko mu ijoro ry'abanyarwanda, ndetse ubwo ari kurebwa n'imyanzuro izafatirwa abanyarwanda.